Ikindi cya kabiri, sidira y'ubwayo irangije kugira ngo muri sidira umutekano. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza, mwe mudahema kudukurikira hano ku makuru ya mining tugenda tubagezaho kuri Mbarusha Mining TV umunsi ku munsi. Uyu munsi ni tariki 19 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Nk'uko mubibona ndi muri dashboard ya mining ya Sidra Network cyangwa Sidra Chain. Hari amakuru cyangwa twavuga ngo ni itangazo, hari amakuru amaze iminsi acicikana kuri uyu mushinga wa Sidra Network. Ati konte zose zigiye gufungwa, konte zose zakoresheje KYC bagiye kuzibaninga, konte zose zifite Sidra kuri wallet mugerageze muzimurire mu yandi ma network cyangwa muri za MetaMask wallet. Ibyo byose ndagira wenda tubigarukeho mu gihe gito cyane. Hari amakuru mbazaniye kuri umushinga wa Sidra Network. Nimba udakora mining ya Pi Network, ya Sidra, ya Ruby, ya Delta ndetse n'izindi mining, menya ko wasigaye. Izo mining zose usabwa kubugira ute uzikora. Ikindi kandi nimba ufite Sidra ugurisha, nimba ufite Sidra ugurisha, nimba ufite Pi ugurisha, nimba ufite Ruby ugurisha, nyandikira muri comment z'iyi video. Harimo nimero yanjye nkoresha kuri WhatsApp, harimo link ya WhatsApp group, ndetse no muri description uraza kwisangamo byose. Unyandikire nguhereza amafaranga. Nimba unifuza no kubigura, wifuza kwibikaho Pi, wifuza kwibikaho Ruby cyangwa Sidra, unyandikire. Izo serivisi zose ndaziguhereza. Nimba uri mushyashya akarigo bwa mbere ugeze hano kuri Mbarusha Mining TV, wikibagirwa gukanda kuri subscribe, ufungura inzogera kugira ujye ubonera amakuru ku gihe cyose Mbarusha Mining TV yaprodinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. So ndagarutse ku makuru amaze iminsi atrendinga cyangwa acicikana muri umushinga wa Sidra Network. Abantu benshi bagiye banyandikira ati se Mbarusha ibi bintu koko nibyo konte zacu bagiye kuzifunga? Ese twakoresheje KYC kuri kuba validator, ibi bintu bagiye kudufungira amakonte? Ese Sidra zanjye ko naziguze zikaba ziri muri wallet nzimurire hehe bataza kugira ute kuzitwika? Ndagaruka ku kantu kamwe wenda twinjira mu kiganiro kirambuye. Abantu mwibuka umushinga wa Pi Network mu mwaka wa 2023 ndetse n'umwaka wa 2024, hari amakuru yakunze gutrendinga ati kwa timu ya Pi Network umuntu wese waguze Pi konti bazayitwika imyaka 100. Ati Pi ziwe ntabwo azemererwa kuzikoresha, ati ibiki n'ibiki n'ibiki. Ngiye nkaza wenda aho ngata amakuru kubera ko burya iyo wasomye cyangwa iyo wakoze ubushakashatsi ukisomera amakuru, akenshi nyine abantu batinda kuyumva, ariko igihuha cyangwa ikinyoma kirihuta cyane kigacengera mu bantu. Ariko ukuri burya ntabwo kujya gupfa kuhita kugera mu bantu, ariko igihe kiragera abantu bakabona ukuri. Wenda kuri Pi Network nabwiye ati nyaboneka ushoboye kwigurira Pi azigura zibikeho, utabishoboye abireke. Nta konte n'imwe bazigera bafunga muri Pi Network. Ngira ngo ibyo mwarabibonye byarabaye. Musubire mu biganiro nagiye mbahereza mu mwaka wa 2024 ndetse na 2023. Ayo makuru yose nagiye ngira ute nyabahereza, ndetse no muri Sidra ayo makuru yatangiye kugira ute kuza uyu munsi wa none. Tarinjira muri Sidra neza, umuntu waguze Pi muri 2023 no mu ntangiriro z'umwaka wa 2024, mbere yuko twinjira muri 2025, Open Mainnet cyangwa Open Network ngo ibe yo muri Pi Network, Pi yaguraga ibiceri 300, ibiceri 350. Ababyibuka murabyibuka, ndetse n'ibiceri 200 na 250. Pi yasohokeye ku 2800 y'amanyarwanda ku madolari 2, hafi 2900, igira no mu 4500 mu madolari 3. Umuntu waguze Pi ku biceri 300 muri 2023 ndetse na 2024, wenda akagura Pi z'ibihumbi 300 kuri Open Network, yakuyemo miliyoni 3 zirenga kubera ko yaje yikubye hafi inshuro 10. Umuntu waguze Pi za miliyoni yakuyemo miliyoni 10. Pi ku bantu bagiye bazigura mwabura buryo yikubye inshuro 10.
no kuri sidira. Sasa reka twinjire muri sidira. Ubundi iyi video nayikoreye Sidra Network, kuko nagiraga mbahereze introduction cyangwa urugero cyangwa ukuntu amakuru y'ibihuha yihuta kurusha ukuri. Uyu munsi wa none Sidra ubwayo, kuba timu ya Sidra yaranditse ijya kuri X yabo, ravuga ati turahamagarira amakampani cyangwa abavalidator babishoboye kudufasha mu buryo ki bakorera abantu KYC. Batanze itangazo, ababishoboye barapurayinga, barabasubiza, babemerera gukorera abantu bakora mining ya Sidra KYC. Ibyo birabaye, ibyo bigize ute, birarangiye. Ikindi cya kabiri, Sidra y'ubwayo irangije iratestinga account, ati ni mukora transaction, kohereza no kwakira mureko ko bigira ute bikunda. Aribyo bita nyine kohereza, nk'uko wagurisha umuntu Sidra 100 cyangwa ukazohereza umuntu cyangwa kwamuhereza Sidra 1000 akakwishyura amafaranga. Eti aya makuru amaze iminsi acicikana, ati abantu mwaguze Sidra, abantu muri kohereza Sidra, kuba timu izabafungira amakonti. Ndagira ngo iki kintu ndagishireho umucyo nk'umuntu wagerageje gusoma amakuru yerekeye kuri umushinga cyangwa amakuru yo kuri Sidra. Uyu munsi wa none kugeza izi saha ayo makuru ni ibihuha byuzuye, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ntibize kukubuza kwibikaho imari. Ejo utazajya uri kubona Sidra wenda iri kugura ibiceri, cyangwa abantu barimo bayigura ibiceri itari kujya no mu giceri cy'ijana cy'amanyarwanda. Mwibwe ko kandi nanone kuri black market Sidra yaguze n'ibiceri 500. Uyu munsi wa none ukaba uri kwibonera wenda igiceri cy'ijana, nyuma y'umwaka umwe cyangwa nyuma y'imyaka 2 ukayibona mu $. Wazatungurwa. Bamwe baziguze wenda aho gati bazazitwika, ariko n'abari kuzigurisha amamiliyoni, wowe wenda yaragize ute, warirangaye. Iki kintu wenda mujye mukimenya. Niyo mpamvu ngerageje gukora iyi video wenda se nkuyishyiraho umucyo nk'ubushakashatsi bwanjye, mba nicaye ngasoma amakuru nkareba ese ibintu biri kuvugwa biri guturuka, ese kuba timu ya Sidra yabivuzeho iki, ese byaturutse byatewe n'iki. Icyo ugomba kumenya cyo nuko ibyo ngibyo ari ibihuha. Ntibize kukubuza kwibikaho Sidra zawe ushaka kuzigura, ntibize kukubuza kujya gukoresha KYC yawe ya Sidra, ntibize kukuca intege ku mininga iyi projet ya Sidra. Mbibutsa ko mining ni ubuntu no kuyinjiramo ni ubuntu, ariko bakagoreza coin ugurisha ukazikuramo amafaranga. Ko kantu sinzi impamvu mutajya mugira ute mukamenya cyangwa mugahereza agaciro. Ngaye nguko rero nongere nibutse ndi gusoza, nizere ko mbasubije kuri icyo kibazo. Abantu wenda muri ubwo ati Sidra zacu bagiye kuzitwika, bagiye kuzibaninga. Icyo ni ikinyoma, ni ukubeshya. Namwe arega mujye mumwikorera ubushakashatsi, munasoma amakuru mureho byavuye, mujye no kuri platform za kuba timu za Sidra Network cyangwa n'andi makuru, murebe ibi bintu byavuye, cyangwa mukore ubushakashatsi bw'undi bwisumbuye cyangwa bwimbitse, murebeho ibintu biba byagize ute byavuye. Ntibize kukubuza kwikorera mining yawe ya Sidra, ntibize kukubuza kugurisha Sidra ukeneye amafaranga, ntibize kukubuza kwigurira udusidra ngo twibikeho ukeneye amafaranga. Ibyo byose wenda ntibize kugira ute kuba byakunyuraho. Nguko rero ndi gusoza, bitwe kureba muri comment urebonemo nimero yanjye nkoresha kuri WhatsApp, ndetse na link ya WhatsApp group nkoresha. Kandi nanone nimbona ko ibyo bintu ari ikinyoma, Sidra zose ufite uzimpereze nzigure nguhereze amafaranga, wenda ngiye nzihombere, kubera ko akenshi ari igihe umuntu akubwiza ukuri ukumva ko ari ikinyoma. Ariko nakubwira ngo muri Sidra umutekano ni wose.